none kambwira urasika nawe wahitaye kujyaho imubwira ajyeho mbere y'abandi yibwira rose ajyeho mbere y'abandi kugira ngo noneho batamutanga. you joining right now abandi batarajyaho ndikubwira Okay barimo baragenda bajoiningamo sha noneho nizere ko bikunda mu izina rya Yesu. twagarutse nizere ko abandi bose bagiye kwitabaza mu Kenya amahanga rero Icyamamare neza roskana tukubaza Mumbaza ubu tugiye kuganira bivibura koko Asha none se ko ndamwemeye mu buzima. Keni amasaha yanjye wayishe Nayishe yaraga saa 12 none reba kwibereye agatatu ego kana kubireba none se neza bisema muti bishimwe elese ubere n'abagiye ibishinga ariko se buriya burazamuka mu kanya. roskana Umva Roskana abantu murashaka kubaza ibibazo bibiri ariko before bavuze kuri sisa ko bimeze hanyuma n'indi buriya kenda leta kubaza hanyuma dusubize inde nibaza ko ile atabasha kujya basha kujya ariko ndahita uyu se kari muri baba shop namara kudusubiza ndamumanura nshyireho abantu. okay so sasa ikintu nayivuga nyine turi muri production yayo video ubu ari byiza cyane byatari oya ongera ijwi roskana Ongera ntabwo kumva twongera ijwi ndimo kugerageza ahantu byaro rusaku kabisa roskana rero uretse na internet n'imashini yogosha ntitworoheye kabisa ako uwo mutipe yaba yaretse kukogosha turamuha amafaranga ariko aba yaretse kukogosha tubanze dukore live ni ibibazo turamuha noheli ntihangane atumukwame nari okay niba gutya mwumva abantu babajije bisesa nyine turi gukora video na gadi ibintu kumugeze krefu ibintu byose bisesa ndatekereza ko byarangiye uretse gasohoka asigaye video nibyo turi kandi biri hafi gusoza nayo abo ni fresh mu kwa mbere se nitubatamo babatamo uzabateme amatariki angahera cyane ntabwo urayifite warikije ki yega kamabwire ibintu byo muri timu ntabwo mubizi buri muhanzi wese hano bafite gahunda ye niyo tugenderaho abantu bazi ko ari ko kibipanga ko umuntu ushaka gucuruza imiti yongera akanyabugabo koko burarumva ari senge mu buzima bwe comment yo vuga ngo imiti ngo kunoza amabanga narumiwe Rose tubwire hari itariki ufite uvuga ngo itariki nzayikurikiza cyangwa ndumva yifuza gusohora iyo ndirimbo bose wanjye hari akabikora bose wanjye hari kandi azaza I think on third so twabikora nko fresh cyangwa zirindwi ariko nibyo ibintu byo gukora akazi ba boss bataraza. noneho roskana ngenge ka nkwibariza ikibazo kandi ugisubize mu ijwi riranguruye cyane indirimbo yawe imaze kwibwa wumvise umeze ute mu mutima wawe babaye Mario tubwire ukuntu wabaye bisobanure neza ngiye nkurahoza neza bisobanure neza abanyarwanda baca umugani ngo agahinda n'ikica nikica akagira mubi mwana wa mama
yagira mubi urumva warababaye urumirwa gusa kirakureba kirandemba zana Kenny ahubwo ndamuzamuye noneho banza biza gukunda Imana ifashe bikundire Roskana naje kumenya aho ikibazo kiri yambaye mayikuteri niyo mpamvu ari kuvugira kuri ntabwo murimo kumva urimo uravugiramo kuri ukuntu ntabwo turimo kukumva neza none ahise afata pause ahita akabanza kujyamo akantu k'agapoze uzi nazambaye z'amayikuteri ntabwo nakuvuga pe hari umusaza Julien BMG ndamubonye sha mbonye na Shadibu ewa big up kabisa mba none se yes sha rero Israel zagoranye umuntu ntabwo ariko urimo ndumva turimo turakumva Rose ari mu rusaku kabisa ntabwo turi kubasha kumwumva okay abana bitari mu mundi kabisa ariko ngiye no kwava mu minota mike n'abandi mu modoka hari ibintu mara kugira ngo tuje twakomeza tukagambana none se ele joining requesting ko joining ele reka yaragiye ya Roskana ari muri Salodore na Rumaga inshuti y'u Rwanda ruzira umwaka niko yeruma urahari Magasha Rumaga niyo umuhamagaye mu bintu bitari serie aguhita mu Rwanda ruzira umwaka ibintu biraho bisanzwe mu Rwanda ruzira umwaka ati mu papa yero magana namutinyaga mbere tugihura ntaramumenye neza nari nzi ko abana ashobora kuba ari umuntu urenze w'umupfumu ariko naje gusanga ni umuntu uraho usanzwe n'abantu benshi bagira ngo ariko we hano hari ikigabo cyitwa ngo nimba ari ngo Wayiro nimba ari Wayiro gifite discipline katukiyore ariko coach ko abaye Dax Nyumva? Turakumva ariko ntabwo turimo turakubona. Yes boss. Yeah. Lindira okay. None umuka byaramwe kamera yari yayihinduye. Okay. None ho banze kujyaho ni element. Sha ibi bintu rero biragoye. Bon, okay. Ariko coach rero nawe ntago wari watubwira ibintu abandi bantu bose bavuze uretse wowe ntago watubwiye ati Raymond nakubonye Raymond bimeze bite bite urise uradutama kuri Kigali University bimeze bite? Yes, actually nabonye arimo abantu barambaza actually the sports complex turashaka gukora rumva kubiteye n'ibi bintu turi kumwe hano na Melody muri dufite akazi kenshi so nkuko twabyifuje ko dushobora kuyilauncinga mu kwa 12 kurangira ntibizakunda kutuza tukiri hano tuzagaruka mu kwa mbere hagati cyangwa kurangira bitewe na gahunda dufite hano nibaza yuko nitugaruka nibwo tuzalauncinga ibintu byose hari n'ibintu byinshi tubafitiye bya surprises ariko bijyanye na entertainment industry muri rusange na sports so byiza biri imbere byinshi cyane ariko buri mu magambo make ariko reka ngerageze kumwunganira abantu mujya mubona kuri shike hejuru haba hahiye turi kuhategura ahantu bizajya bibera ku buryo umuntu wese udukunda ariko akaba nakunda kwidagadura nako niwe waba utadukunda n'ubundi nta tuzi watuvomeraga urumva ariko wahagera ukarya show ukikunda ukarya ubuzima hanyuma mu bijyanye na siporo rero tubafite izindi gahunda ndetse na entertainment muri rusange ubwo ni imiziki n'ibindi bikorwa bitandukanye byo gususurutsa nyine abantu gutuma mwishima urebye n'umuhamagaro twebwe niko Imana yaduhamagariye kubanezeza ntago tubayeho twinezeza tubayeho kugira ngo mwishime ubwo ntituri abacu ngo twigenge ahantu hose uri mvugira uti amena
amen 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 numva murumva ariko reka mbabwize ukuri hari ukuntu 155 muri ifite abakozi b'Imana benshi ndabona twagiye gusura Meddy arambwira terega humura nawe ndabibona bizarangira ukoreye Imana ndamubwira n'ubundi ndayikorera ariko nuko wenda haza abantu hano bagatuma umuntu akora uturaka kwa shitani ariko sudi mutubwire mva visit kwa Meddy byagenze bite kumwasuye Meddy ese mva bari byari nuko tuba turanga turi za social media ku mihanda twumva ibintu bya fake nyine biraho ubwire mu rugo iwe hameze hate mwagiye mu studio turabona nyine mutubwire experience yose ukuntu byari bimeze icyo navuga muri make nuko twagizeyo yera Meddy turafatanya tubwiriza Bruce Melody tugira yuko abantu babazi ko nje ntazi Imana cyangwa ntayuba uri star baranteranye barambwiriza ndabona rega numvise ngo hoya barambwiriza ndababwira rega muhumure nanjye ndasenga nzi ibijyanye n'Imana ndanayubaha cyane ariko ikintu cyo kuvuga ngo tugendeye ngo ku bihangano byawe kare nahoze mbona Fat Joe hano muri interview ari kuvuga ngo ngamaze imyaka 30 aririmba ngariko ibintu byose yaririmbaga yarababeshyaga tarashimye yakoze n'umuraperi warapyigiye kirekire imyaka 30 ngiye n'ukuri kw'Imana buriya ndanasenga cyane nuko mbihisha ko n'ubundi Imana ntimufatanya kungirira neza ngo mbibabwire ntacyo byabafasha nisenga ndi uwumwe nkayibwira ibibazo byanjye nkanayishimira kubyo yankoreye kandi ngiye buriya n'urugendo rwanjye nanjye babona ruzarangira nakiriye agakiza hari umupapa nigeze kubona bihanura ariko yabihanuye ngiye nsanzwe mbizi n'ubundi ko nzakorera Imana tumugiye yaguhanuriye yuko uzapfa haya ari kuzapfa uzapfa mu kwa kangahe uzapfa uyu mwaka tugiye kwinjiramo hari umuntu wabimbwiye abahanuzi ngiye turakubitana cyane abahanuzi barankubita hari n'igihe umwe araza akambwira ngo uzapfa umwaka utaha undi agahita aza akambwira ngo mu myaka ingahe ugiye kuzakorera Imana biba bitandukanye nkababaza nti none si Imana kwirimo kugenda impama message atandukanye bimeze biti ariko ngiye nemera ko ari njye ubwanjye wivuganira n'Imana tukipangirira ibya gahunda zanjye ikindi ntakurama kudapfa ndabizi ko umunsi umwe nyine nanjye nzava mu mubiri ubwoba byahatari kubitekereza ariko nta kundi n'inzira ya twese niko bigenda kuza musanzwe na Muteteri yaragiye shankanswe igitangaza niyo gusa barabaza ngo se collabo na Meddy bimeze bite abantu barabibaza hano urumva coach ngiye mpamvu nakibwira abafana ibijyanye n'imishinga dufite mu studio urabibabwira bagatangira kugushyira aga stress ngo uko bidasohoka ibihangano mfite mu studio ni byinshi cyane mfite n'abandi bahanzi benshi twakoranye muzagenda mubibona ariko ku bijyanye na Meddy bwo indirimbo twarayikoze okay twarayikoze hari n'undi muntu warubajije kuko mwayibonye ngo mubona umugore wamukubita ibyo nama kwijana I think umuntu wese yakwifuza ukuntu urugo rwabo rumeze ubona iyo uri mu rugo rwabo ubona kabisa urugo rw'amahoro n'urukundo byuzuyeho umugore yubaha akanaganukira umugabo n'umugabo kandi nawe akamukunda 100%. Mu gihe gito umuntu wese abibona kuno kocha bari kuvuga amagambo y'abantu bakuru rwose yo kuganduka n'abantu bakuru n'amagambo yo mu Bibiliya nuko utabimenye oya ndabizi ariko coach soma Bibiliya ngenda soma Bibiliya nuko kuri phone urata Kenny ngiye mbivuge mu magambo abantu bumva n'urugo rukijijwe kandi rurimo abantu bakundana byose bisige byose nagaruye element kwe birimo biranga kuzamuka ariko mbonye umuntu witwa Koze mubonye acaho Koze genge ngo Koze n'umuproducer mwiza cyane mu mutere peace aratwika Koze n'umuntu wa danger akora ibiririmbo bikubita kabisa ariko naje ubundi yadutayemo
rwose indirimbo nziza nayo yo mu bukwe pe ntabwo nzi ko abasha gukora akazuki arabikora byose koze n'umuproducer w'umuhanga n'umuproducer w'umuhanga mwana koze n'umuproducer w'umuhanga sha rero Element arimo aranga kuza wabwiye Dylan agamagara Element akamubaza niba ariho aragerageza ku requesting mfasha ko impundebere nk'ibintu kasuka bayanditse Bruce Melody ngaheruka sembere gasukura sabye mu teknolojia Bruce babwire bya bindi Shaggy yavuze kuri ibyo bintu gasuka kubajije kachaka amagambo meza y'ikinyarwanda nabivugamo mu bintu bibiri bidatuma Imana yaremye mu mateka y'umuziki nyarwanda icyambere ni ukujya mu bwiherero gukora ibikomeye icya kabiri ni ukuryama Shaggy ntabwo yumva ukuntu umuntu aryama ngo akaryama ukaburyama urumva icya kabiri ugafata telefone ukicara ngo ahantu ukaba uri gutamo scrolling ngo ntabwo ibintu by'ububwa cyane ariko uzuko Shaggy ni umunyakavuyo Kenny Shaggy ni umunyakavuyo ku buryo namugezeho nkicara nkiga bazi umuntu kurusha akavuyo ko umva na Bruce yariga akabizaga bati giye mbonye umuntu ndusha ubusazi n'umusazi ku buryo ntamuntu amahoro abantu bose arabaserereza abastari abakuza abagize iki ariko zira ni personality z'abantu b'abahanga cyane coach niyo cyane ni personality y'abantu bafite akantu ko gutekereza bihuse cyane noneho abantu bafite uruhara bazira kuba itakuramo vuba vuba akaba yumva ko Bruce Melody sister wanjye bamuhaye ibiki namuhaye imiziki dore ngaho ni garamiye rwose nta bindi nzi bityo yewe sha Element yaje ijyanze ko garuka rwose umva ni nanjye cyagenda navuyemo byananiye na kanda request bakambira ngo ntibishoboka urumva ikintu gishoboka ni kwa kundi wongera ukongera ukayitangira nibo bwonyine buze ugaruka Vuse ndakomeza ntangire buri kanya oya utangira tukajyamo bwa nyuma birabiri ibyo nta kundi nta wundi wongera kuvamo okay sawa ngiye kubakuraho mwese nongere batangire for the last time Element abanze sawa